Umwaka mushya muhire mwe twabanye muri uyu mwaka urangiye, reka tubashimire cyane mwatubaye hafi kandi muri abantu b'agaciro ku buryo bukomeye cyane. Twabanye namwe rero mu byishimo, mu bibazo cyangwa se no mu nkuru nyine zibabaje ndetse nyine n'izindi nkuru zose zagiye zitwubaka, mwaduhaye ibitekerezo bitwereka ko tutari twenyine, turushaho kuba umuryango mugari, akaba ari ibintu rero byadukoze ku mutima nk'umuryango mugari rero w'Abakanaderi Official. Mwaradushyigikiye muduha imbaraga zo gukomeza gutanga inkuru z'ukuri kandi zubaka, kandi zigira n'icyo zisigira sosiyete. Mu gihe rero twinjira mu mwaka mushya turabasezeranya inkuru nziza kurushaho, ndetse tuzagerageza gukora ubushakashatsi bwimbitse ndetse n'ubutumwa bufite intego. Tubifurije umwaka mushya, abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora bose bumve ko tubifurije umwaka mushya muhire. Gusa uko dusoza uyu mwaka ndagira ngo tuzirikane aya magambo kandi dukomeze tuyibukiranye. Ubuzima burya ntabwo buhindurwa n'ibintu binini gusa, ahubwo buhindurwa n'icyemezo gito gifashwe buri munsi. Iyo uhisemo kudacika intege uba utangira urugendo rwo gutsinda. Ntibikeneye gutangira ko ufite byose, icy'ingenzi ni ugutangira. Ibyo wanyuzemo ntibigena aho uzagera, ahubwo bigena imbaraga uzajyana. Iyo wemeye kwigira ku makosa yawe uhundika undi muntu mushya. Ntutegereze igihe kizaza, ahubwo hinduka wowe utangire ugikora hakiri kare. Ntuzigere ugerageza guhuza ubuzima bwawe n'ubw'abandi, urugendo rwawe ni urwawe gusa. Ibyiza by'ukuri biza iyo wiyemeje gukora, niyo abantu bataba bagushyigikiye. Ibigeragezo ntabwo bigutera intege nke, ahubwo bigomba kugutera imbaraga zo gukomera. Icyiza si ukutagira amakosa, ahubwo ni ukumenya kuyakosora no gukomeza imbere. Kandi imbaraga z'ukuri ziri mu mutima wawe, ntabwo ziri hanze. Gukunda ibyo ukora niyo ntambwe ya mbere yo gutsinda, kandi ntukirengagize agaciro k'umunsi umwe, kuko igihindura ubuzima n'ibikorwa bya buri munsi. Tubashimiye rero byinshi mwakomeje kutwereka, kandi dukomeze tuzirikane nyine aya magambo azaduherekeze muri uyu mwaka wa 2026, uzatubereye umwaka mwiza. Njye yitwa Wakanda, ndabashimiye.